Hello friends, uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho ukuntu wakifungurira account yawe ya Irembo. Mumaze iminsi mwumva byikorere, so ahangaha ni hantu noneho usaba icyangombwa cyangwa se icyangombwa cyose wifuza. Mbibutse ko iyi ndi gukoresha ni reason to imagine, hatagira abantu bagira ngo ni iPhone. Ushaka iyo video ukuntu nawe wabikora, iyo video twarayikoze. So noneho ibyo ntabwo ari byo bituzanye, tugiye kurebera hamwe uko nawe wakifungurira account, ukagira account yawe mu rubuga rw'Irembo. Mbibutse ko Irembo ni hahandi dusabira service zose: icyemezo cy'uko uri ingaragu, icyemezo cy'uko washatse, icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko n'ibindi byemezo byose. No kwaka code ku bantu bashaka gukorera provisoire. Ibyo byose tugiye kurebera hamwe noneho ukuntu nawe wabyisabira. Abantu baka CPGR, abantu baka ibintu bya visa. So bana nanjye muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uraba ufite ubushobozi ufite ubushobozi bwo kwifungurira account y'amafaranga bagucaga. Niba icyangombwa ari igihumbi, wowe bakaguca ibihumbi 2, nawe icyo gihumbi urakizigama kugira ngo uzarebe icyo ukimaza. So noneho tudatinze muri byinshi, tugiye gufunguza account yacu y'Irembo. Natwe tujye turabyikorera dukoresheje telefone yacu, nta bintu by'isereri, nta n'ibintu byo kujarajara. Twebwe tukabona message gusa ko icyangombwa cyacu twadepoje cyatugezeho. So noneho nta kindi kintu uri buze gukora, uri buze gukenera ino application yacu ya Chrome iyi ngiyi. Nurangiza ufungure Chrome. Nayikweretse Chrome. Numara gufungura Chrome, ikintu uri buze gukora, uraza gutegereza. Numara gutegereza, uri buze kuza hano muri search engine. Ahangaha muri search engine, nurangiza usacinge Irembo. Urabona ko kaje rwose, kaje neza, kaje. Urahituza ahangaha handitse Irembo login, cyangwa se ukandi hano handitse Irembo gov. Nurangiza ukomeze. Tudacanze ibintu, urahituza hano handitse Irembo gov. Ahangaha Irembo gov. Tugendana akantu ku kandi, intambwe ku yindi rwose. Yego. Noneho ikintu uri buze gukora, uraza ahangaha kuri no link ya mbere. Ahangaha niho uri buze. Tugiye kubyikorera noneho service zose dukeneye, service mbega iyo ushaka yose. Tugiye kureba service batanga, ibyo byose tugiye kureba uko wakifunguriramo account nawe ukajya ubyisabira. No kuvuga ngo izi ngizi ni service nshya ziri kuba uploaded. Murabona ko aranditse ngo service ziboneka ku rubuga Irembo gov rwavuguruwe. Ziriya ni service nshya ziboneka ku rubuga Irembo. So murabona ko bya byangombwa byose twasabaga, dore ngibi. Ibijyanye n'umuryango, icyemezo cy'uko uri ingaragu, service z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi. Murabona ko ibi byose murabona ko ni service, n'icyemezo cy'amavuko nacyo bagisabira hano. Byose wabyisabira. Ndakeka ari ni iki ngiki. So ushobora gusanga hano ari ubuntu, ariko wajya kuba agent ugasanga baguciye sengisi cyangwa se 500 y'amanyarwanda. So nukuvuga ngo rero tugomba kujyana n'isi ya none. Ushobora kuba ufite smartphone yawe igomba kukubyarira umusaruro. Urabona izi ni service z'abinjira n'abasohoka.
yes, kwimura impushya cyangwa viza. Ibi byose, izi zose ni serivisi zitangwa ku rubuga Irembo. So irangamimerere, murabibona ko ibi ngibi byose ni serivisi zose. Izi zose wazisabira. Mbibutse ko icyo wisabiye bashobora kuguca 1000 hano. Niba mushaka na part 2 y'ukuntu wasaba icyangombwa cyangwa se icyangombwa hano ku Irembo, mbibutse ko amafaranga ubu yafite kuri Momo, then wajya kugisaba bakagusaba requirement wazuzuza cyangwa se ibisabwa wabyuzuza, bakagira ute bakubwira igihe kizamarira. So noneho tudatinze muri byinshi, ariko iyi video ngomba kuyikora nitonze kubera ko ni y'ingenzi cyane. Nayitekerejeho nsanga ikwiye buri muntu wese ufite smartphone, ikwiye buri muntu wese ujyana n'icyerekezo turimo. Ni ukuvuga ngo murabona ko ahangaha ni irangamimerere, murabyumva. Serivisi ya mbere batanga ni iyi. Iyi video ngomba kuyikora nitonze, munyihanganire. Serivisi ya mbere batanga ni iyi. Murabona ko service ya mbere ku irangamimerere, icyemezo cyo guhindura izina, ibyo urabyisabira. Gusaba gukosorerwa indangamuntu, ibyo urabyisabira. Gusaba indangamuntu, ushaka wanasabira. Ese ubu hari ikirembo itakoze koko? Ntacyo Irembo ritadukoreye. Gusimbuza indangamuntu yatakaye, ibyo byose wabikorera hano. Very simple and easy. Icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, very simple. Icyemezo cy'ubwenegihugu, very simple. Icyemezo cy'uko umuntu ariho, very simple. Ubutaka, mbega sinzi ukuntu nabikubwira. Ibi byose wabisabira hano, murabona ko bihari. Police, ahangaha impushya zo gutwara ibinyabiziga za provisoire, urabona. Gusimbuza, guhindura uruhushya rwa burundu, gusuzumisha ibinyabiziga wabisabira hano. Byose wabisabira hano. Mbega hano ni kuri byikorere. Amanota y'ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, babandi bajya gukorera provisoire, no gusaba code. I think ko wayisaba. Kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, wabibonye ko byose biri hano. Serivisi za noteri, za noteri na serivisi z'igazeti, ibi byose biri hano. Ubuzima, ibi byose biri hano. Kwishyura mitiweli, kwishyura mitiweli urabona ko nayo wayishyurira hano. Mitiweli rwose. Uburezi, murabona ko Minedike nayo twayisesekayeho. Uburezi rwose, uburezi rwose. Izi zose ni serivisi zitangirwa he? Zitangirwa mu burezi. So ubwo rero nizere neza yuko aka kantu ari umuti. Ibi byose ni ibintu bitangirwa hano. Ibyemezo by'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha, icyemezo cyerekana kutakatiwe n'inkiko, ibyo byose. Itangazamakuru n'imibereho myiza y'abaturage, gusura ingoro ndangamurage, ibicumbi by'intwari n'inzibutso, urabona ibi byose birahari. Ibikorwa remezo n'ibidukikije, ubutabera, urabona ko byose birahari. Ubucuruzi n'inganda, izi zose ni serivisi zitangwa na urubuga Irembo. So noneho ikintu uri buze gukora kugira ngo ugire konte umungumu nawe ujye urabasha kubyikorera, wowe warebye video kugeza igeze kuri uyu munota, nuko ukeneye ko nawe wajya urabyikorera, uraza hano hantu handitse konti. Kuri aka kajambo sinzi niba uri kukabona, kanditse ngo konti mu kinyarwanda rwose. Nurangiza ugakirikeho, nurangiza urategereza. Numara gutegereza, ikintu uri buze gukora, ku muntu ufitemo account araza hano hantu handitse kwinjira. Ku muntu tugiye guhangana konti nshya, kugira ngo nawe ajye arabyisabira anabyikorere atarinze kujya kuba agent
akabyikorera nawe, ni ukuvuga ngo ikintu ari buze gukora ni ikihe? Uraza gukora hari ahantu handitse ngo iyandikishe, hano hantu handitse ngo iyandikishe, tuhakirike. Bigusaba iki? Bigusaba kwegeza nimero y'indangamuntu hafi. Telefone yo ndazi ko tuzifite mu mutwe hafi ya twese. Hari ibyemezo usanga byatesheje abantu umutwe, biriya bya CPGR byose babyakira hano, biriya bya visa nabyo wabyakira hano. So wowe upfa kuba wujuje requirement bagusaba gusa, byose ubyakira hano. Noneho urabona ko ahangaha twahageze. Ikintu uri buze gukora ni ikihe rero? Uraza hano hantu handitse ngo urabona ko hano haranditse ngo fungura konti. Ikintu cya mbere, nimero cyangwa se nomero y'indangamuntu. Hariya hantu hari agasaraba k'umutuku, biravuze ngo it is required. So tugomba kugira ute? Kubishyiramo byanze bikunze. Hano rero urahita uza ushyiremo nimero y'indangamuntu yawe. Reka twebwe tuyishyiremo. Turayandika. Yego 18 yes 00 2 5 00. Yes. Noneho ahangaha tugiye gushyiramo nimero. Ahangaha tugiye gushyiramo nimero. Ahangaha tugiye gushyiramo nimero. Nomero ya telefone yo mu Rwanda, ariko tugiye gushyiramo nomero ya telefone yo mu Rwanda. Turangiza tuyishyiremo twitonze, nta muntu uri kutwirukangaho rwose. Niturangiza turagira ute? Turakora hano hantu handitse ngo iyandikishe. Ahangaha handitse ngo iyandikishe hano. Aka kantu nabonye ari ingenzi cyane. Nomero ya telefone ntiyanditse ku ndangamuntu, mushyiremo nomero yanditse ku ndangamuntu. Akandi kantu rero k'agatego. Ahangaha ntabwo wabeshya. Ni ukuvuga ngo nimero ya telefone ugomba gukoresha hano ni nimero yanditse kuri iyo ndangamuntu. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Hano baratubwiye ngo notice this and not this. Hano baratubwiye ngo ahangaha baratubwiye ngo nomero ya telefone ntiyanditse ku ndangamuntu, mushyiremo nomero yanditse ku ndangamuntu. Hano ni ukugira ngo serivisi yose watse bajye bamenya ngo ni kanaka uyatse. Ahangaha tubyumvikaneho neza. Ibi ni ibintu byoroshye, ni n'ibintu byumvikana. Niba twashyizemo iyi nimero y'indangamuntu, tugomba gushyiramo na nimero ibaruye kuri iyo ndangamuntu. So ubwo turaza duhindure. Urumva ko ntiwabeshya, niyo mpamvu tugomba kubyikorera neza twitonze. Dushyiremo nimero ibaruye ku ndangamuntu. Baraducakiye, twari tugiye kubeshya kandi ntawe ubeshya systeme. Umaze gushyiramo nimero ibaruye, nimero ibaruye kuri ya ndangamuntu yacu, noneho nibwo uri buze gukora hano hantu handitse ngo iyandikishe. Hano iyandikishe aho ngaho, nurangiza uhakirike. Tegereze. Murabona ko baratubwiye ngo kode yoherejwe. Kode yagize ute? Kode yoherejwe. Ko kantu kagiye kutugonga sasa. Kode yoherejwe. Nomero y'irangamuntu, kode yo gusuzuma, ijambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe. Hano bari kutubwira ngo ijambo
kode yo gusuzuma. Yego, ijambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe. Nta kode wabonye, ongera wohereze kode. So ni ukuvuga ngo unfortunately ahangaha ntabwo turi kumwe na telefone irimo iriya simukadi. So ni ukuvuga ngo ariko wowe ukuntu uri buze kubigenza, numara gushyiramo kode bakohereje, ikintu uri buze gukora urahita uza hano hantu handitse ngo emeza. Nugarukira hano tugarukiye rero, ntabwo uraba ufite konti cyangwa se konti muri Irembo. So ni ukuvuga ngo ahangaha njye ndayifite, nawe nagushishikariza kuyigira kubera ko ni ibintu byiza cyane, ukagabanya kujya gutonda umurongo hariya kandi warabonye waragize amahirwe yo gukora subscribe kuri channel yacu Teacher David Tech. So ni ukuvuga ngo wowe nibamara kukohereza iyo kode, ikintu urahita ukora urahita uza uyitayipinge hano. Numara kuyitayipinga hano urahita ukora hano hantu handitse ngo emeza. Urahita ukora hari ahantu handitse emeza. Noneho kubera ko njyewe nsanzwemo, nakora hano hantu handitse injira. Noneho nurangiza nyine urahita ubakinga uza kuri izi serivisi zawe nk'ibisanzwe. Ahangaha ni ukuvuga ngo hano nahatangirwa ubufasha. Yego, ahangaha ni uguhindura ururimi, Ikinyarwanda, Icyongereza, whatever. Shaka dosiye ni ukuvuga ngo ni za dokimenti wagize ute, ni za dokimenti wapurayinze, ubundi babyita kwa purayinga. So ni za dokimenti rero wapurayinze, iyo uzikeneye cyangwa se kureba ngo zigezehe zikorwa, cyangwa kureba niba barayikohereje, kadusubire inyuma gatoya, kureba niba barakohereje. Ntabwo turangije gufungura nuza account yacu mu rubuga rw'Irembo bitewe n'imbogamizi nababwiye duhuye nazo gatoya. So wowe rero uraza kuba uri kumwe nabyo byose, uraza kubikora neza, ndabizi neza kandi urabinoza. So noneho kugira ngo urebe aho ibyo wapurayinze bigeze cyangwa se ibyo wasabye naho babyohereje, uza hano kuri utu tudoti dutatu. Iyo umaze kudukoraho hano barahita bakubwira ngo shaka dosiye. Ahangaha shaka dosiye cyangwa se akandi kantu hano wahakoresha uri gushaka nk'icyangombwa runaka. Urugero, ndi gushaka kumenya amanota nagize mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga. So ni ukuvuga ngo ahangaha iyo mpakiritse handitse ngo shaka dosiye, iyo mpakiritse, iyo nkiritse hariya hantu bahita banzanira search engine, then nkasacinga. Noneho ibiri mu bubiko nabyo turaza kubireba hano, naho gusacingira aho gushakira nyine dosiye ushaka ko wasaba. Mbibutse ko hano ni kuri byikorere. Hari n'ibyo batangira ubuntu bitagusabye kubyishyura, ariko iyo ugiye ku mu agent ni ngombwa, it must be done, ugomba kwishyura kubera ko abari gukoresha internet ye. So kugenda rero ukagura internet ya Desa, ukaza ukikorera ibintu byawe neza, aho wari kwishyura 1000 ukaba waguze internet ya Desa, urumva ko nta gihombo kirimo. Hano ni uguhindura ururimi, hano nahatangirwa ubufasha. Niba warasabye warapurayinze document runaka cyangwa dosiye runaka ntibayiguhereze, you click here and then you ask for or you request for help. Hano ni ugusubira ahabanza. Reka dusubira ahabanza. Yes. Noneho urabona ko ahangaha twahageze. Noneho murabona ko ahangaha twagarutse kuri rwa rubuga rwacu Irembo. Ni ukuvuga ngo
hano hantu please, ikintu nagusaba nuko nagusaba gukoramo account nawe ukajya ubyiyapurayingira. Iyi video niba yagushimishije, ntabwo ari ukuvuga, ntabwo twakoresheje amagambo menshi kuko nabikoze mbizi, ni ukuvuga ngo twasobanuye kandi muri buze kwihangana, kandi murabizi ko nyine kugira ngo ugaininge nuko uba ugomba no kubanza kuruzinga. So ni ukuvuga ngo ahangaha urabona ko kwimura impushya cyangwa visa, ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko, hano nta CPGR, dore ngiyi CPGR, abantu dutuye mu karere ka Rubavu, CPGR dore ngiyi nawe wayisabira. Tuyikuye he? CPGR tuyikuye hano hantu handitse ngo abinjira n'abasohoka. Iyo serivisi ya CPGR rwose, dore ushaka wasaba na visa, dore ngibi byose, ushaka wasaba n'urwandiko rw'inzira. Ibi byose wowe upfa kuba wujuje ibyo bari kugusaba, ubundi ukagenda nta sereri. Noneho indangamuntu y'umunyamahanga, ibyo byose twabivuze neza. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo utwandikire muri comment. Ukeneye ukuntu cyangwa se ukeneye ko twakora video y'ukuntu wasaba icyangombwa ku rubuga Irembo, watwandikira muri comment, then tukagufasha, tugakorana, tugafashanya muri byose. Mwakoze kubana natwe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube Teacher David Tech.